Amahoro y'Imana abane namwe, twakomeje na ya nama yacu, ariko ndabona igihe gisa nkaho cyadufashe, turacunguza uburyo umwete, turebe abatumirwa ko bahageze. Hari hatumiwemo pasiteri, pasiteri arihe yaje? Ego, ndamubona, no muri he torero? Wabaza ntacyo mbere yuko dukomeza. Arabaza umurongo, ari kubaza mu murongo wo muri Bibiliya uvuga ko Yesu yakebwe. Ese ibyo birahenda bizana basegera? Ni Luka 2:21. Luka 2:21 ni wo murongo uvuga ko Yesu yakebwe. Pastor ndizera ko usubijwe. Reka dukomeze. Pastor yashubijwe nawe numva hano twaba tumuvivuye yitabiriye. Undi twe twatumiye ba imamu. Kukongera ku ba imamu hari umuyisilamu, wa musilamukazi wabazaga ngo ntabwo numvise neza. Yabazaga niba RMC iteganya aba imamu ba zone. Ibyo ntabo aho ngaho baraza kugusubiza, ariko se ko batuyoboye neza hari icyo bidutwaye? Imamu zone ntacyo bidutwaye. Hajyo uri imamu imamu zone rukumbere. Okay. Unabikora neza, Imana kumera umugisha. Uyu Muslimu nawe iki kibazo kitaza kugisubizwa. Hari hatumiwemo imamu umusigiti waruhagarariye abandi mu ntara y'Iburasirazuba, ariko ku misigiti yafunzwe. Yego, arabaza? Yego. Oya ntacyo uzabisubiza. Urabaza uti ko hariho imisigiti yafunzwe abayimamu bakahita bagenda, none se bagumye ku misigiti bakora iki? Ariko hariho abakora kubera Imana bagihari, dushimira cyane. Akabagiye urumva ko babuze cyo urabyumva nyine, nawe uri kurabyumva, ariko baraza kugusubiza tuze kumvira. Yego, reka rero